umuhanzi The Ben ndetse na Bruce Melody bakoze ikiganiro n'itangazamakuru ndetse bahura n'abafana babo. Itahiwacu Bruce ndetse na Mugisha Benjamin aba bose bakoze ikiganiro n'itangazamakuru ndetse bahura n'abafana babo by'umwihariko mu kiganiro cyangwa se mu gutangiza icyo bita New Year Groove cyatangijwe n'umuhanzi The Ben umwaka ushize, ariko ubu ngubu kuri uyu mwaka cyangwa se kuri iki gihe bakaba baragitangije ku mugaragaro. Uyu muhanzi The Ben yatangije iki gitaramo ngaruka mwaka kizajya kiba ndetse kikazamura izi impano zitandukanye z'abahanzi. Iki gitaramo gikubiyemo kuzamura impano z'abahanzi by'umwihariko abahanzi bakiri bato. Nk'urugero rwiza The Ben yatanze umwaka ushize yazaye mu muhanzi witwa Yamano ajya kuri stage akundwa n'abatari bake, bikaba biri mu byatumye kariyere ye itangira ndetse uyu munsi wa none akaba ageze ku rwego rwiza. The Ben rero mu kiganiro cyeje yahuye na Bruce Melody bahura n'itangazamakuru ndetse n'abandi bantu bari bahari. Itahiwacu Bruce mu magambo yakomeje agira ati ninjye muhanzi wa mbere mu Rwanda. Naho The Ben ati nanjye ndi umuhanzi wa mbere wihariye. Aba bahanzi bombi barahanganye mu rwego tutakumva. Guhera mu myaka myinshi ishize aba bahanzi yabaga ari Bruce Melody na The Ben. Kenshi na kenshi mu muziki cyangwa se mu ruhando rw'imyidagaduro cyangwa se mu ruganda rw'umuziki ntago ari kenshi bano bahanzi bagiye bahangana. Uyu munsi wa none abafana babo ubwabo nibo bahanganye. Nyuma y'ibi biganiro cyangwa se nyuma y'uyu muhuro wabaye ku munsi w'ejo, abafana hari inkuru yagiye ihwizwa ko umuhanzi The Ben yishyuye abafana kugira ngo basebye Bruce Melody. Ibi ngibi ntago twapfa kubyemeza cyangwa se ngo tubishimangire, gusa birashoboka cyane ko umuhanzi ashobora kwishyura undi muhanzi cyangwa se abandi bantu kugira ngo bahemukire umuhanzi mugenzi we, nabyo birashoboka. Gusa birabibyuye ntibiba amaraso kuko The Ben yaba yambitse isura mbi mu ruhando mpuzamahanga cyangwa se mu ruganda rw'umuziki nyarwanda. Iki gitaramo The Ben yatangije ngaruka mwaka ku mugaragaro ku itariki ya mbere ukwambira umwaka w'ibihumbi 2026 cyangwa se bivuze ngo ni ku munsi w'ubunani, aho bazataramira muri BK Arena nk'ibisanzwe. Mu tundi dushya twaranze uyu muhuro w'aba bahanzi bombi ni nkaho The Ben yagize ati ya sengeri yanjye y'ubururu nambara dore Bruce Melody yambaye. Bruce Melody mu kumusubiza yagize ati ariko ahari ubanza wibeshye cyangwa se utarebye neza, ya sengeri noneho ubu ngubu bwo idoze mu ikote. Iri hangana ry'aba bahanzi bombi rimaze igihe kitari gitoya, yaba mu bafana babo ndetse n'abandi bantu batandukanye by'umwihariko aba bahanzi. Gusa bo ntago bagaragaza ko bahanganye, gusa abafana babo babakurikirana bya hafi bo barabazi ko bahanganye cyane. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda ukurikirane amakuru yacu umunsi ku munsi. Umeze ugendane natwe mu biganiro byacu, utarakana subscribe uyikanda kugira ngo ujye ugomeza ubane natwe. Iyo nitwa Elize Taifa, ndabashimiye. Imana ibarinde.